Hello, tubahaye kazi nanone mu kiganiro cyacu My Story, My Testimony cy'uyu munsi kuri uyu wa gatanu. Twizere ko turi kumwe nawe. Iki kiganiro rero kigamije guha umwanya wo ufite inkuru cyangwa se ubuhamya bukomeye bwaho wavuye naho Imana yakugejeje. Birashoboka cyane ko umuntu yagira amateka mabi, ariko amateka mabi akaba agahinduka umuntu akava mu byaha akaba yabona ubugingo ndetse buhoraho. Turabashimiye rero mwese mukomeje kudukurikira kandi twizeye ko muzajya mubana natwe ibihe byose, muzaba muri kumwe nanjye Ange. Hanyuma uyu munsi sindi jyenyine rero, murabizi ko mba mbafitiye abatumirwa batandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'umujene muzi cyane, abantu benshi bazi kubera ukuntu abyina, bafite vibe ndetse banamwise n'izina, sinzi niba ari iryo araza kutubwira n'izina yitwa ngo ni bande. Muramuzi muri True Promises, arabyina kabisa akagera hasi yo ngiyo. Uyu munsi niwe turi kumwe, yitwa Trésor. Muraho neza? Muraho Ange. Yego, umeze ute? Ange buriya ni Angel. Ni Angel. Mu Cyongereza cyane. Ntubibona? Gabriel. Gabriel yari umugabo. Hari abamarayika b'abagore baho. Yego birashoboka, nese ubwo baba bararinyise gute? Birashoboka cyane, tuguhaye ikaze. Thank you so much. Yego, iki ni ikiganiro cyacu My Story, My Testimony. Ni karibu cyane, tuzi ko nawe ufite inkuru yawe wasangiza abandi ndetse bakaba bahinduka. Tuguhaye ikaze rero. Ubundi Trésor ni bande? Ni izina ryawe cyangwa hari irindi zina ufite? Murakoze kunyakira. Yego. Muri studio zanyu. Studio zaje hanze nono. Ahantu heza cyane. Mumbabarire no kwambara ingofero turi gutanga ubutumwa. Yego. Nukubera Ange izuba yanzanyeho. Ako yama amazi. Amazi ndi kuyasomaho buke buke. Rero ni bande? Yego. Ni bande, it's a name of a song. Ni indirimbo itari ni yanjye. Yego. Ni ya True Promises. Branch ya Nairobi. So by then nari ndi Nairobi, niho nari ntuye, niho nari ndi kwigira. And then dukorera iya ndirimbo nyine muri live recording twakoze muri 2022. Hanyuma iba nziza, abantu barayikunda. Bamaze kuyikunda rero barayinyitirira. Yego. Banyita ni bande. Yego. Mbona birafasha. Ubu abantu bagiye benshi bansevizo Trésor ni bande, abandi basevizo ni bande, abandi basevizo bande. Ni mazina menshi bagiye bambwira kabisa, ariko arifaringa kuri ni bande. So byarafashe, nanjye umuntu ajya amagara ngo niba nkita nkaba ngo wi. Nubwo yongeye kwivuga nk'umuntu ati ni Trésor, kugira ngo kubera Trésor ari benshi ati ni Trésor ni bande, nibwo ahita amenya. So ubundi amazina yawe nayahe? Mazina yanjye ni Nguwe Neza Trésor Muhirwa. Nanjye kuvuga ngo Trésor ni bande, ni Nguwe Neza Trésor Muhirwa. Yo mazina yanjye uko ari atatu. Muhirwa riri ku ndangamuntu cyangwa ni iry'akabyiniriro cyangwa ni iry'umubyeyi? Wagira ngo indangamuntu yanjye urayizi ukuntu ari ryo yisumbaza. Okay, amazina yanjye ari ku ndangamuntu ku byangombwa ni Trésor Nguwe Neza. Muhirwa rero ni izina ry'umubyeyi, ni izina rya papa umbyara, ni izina ryiwe kabisa. Twese tugira mu muryango, ariko njye sinarigiraga. Njye naryise ejo bundi, njye waryihaye nawe ndabimubwira kuko numvaga nyine bikenewe. Yego. Kubera icyo ari we wahisemo kwitirira izina rye. Yego ni papa, ariko abantu bose bafite abapapa siko bitwa n'amazina yabo. I know. Okay, I can say I'm proud kuba nitwa izina ryiwe kubera yuko n'umugabo wo kwirata, umugabo ufite background nziza, uvugwa neza mu bantu. Uretse n'ibyo ngibyo ngenda umuhamya wabyo. Yego. Umugabo w'intwari kabisa. He's a hero. He's my hero. Umugabo sinzi uko namuvuga, gusa papa ndamukunda cyane. Yarandeze, yaranyigishije, anyigisha iby'ubuzima, anyigisha iby'ubumenyi busanzwe mu mashuri, anyigisha iby'uru rugendo turimo rwo kujya mu ijuru. Ikirenze ibyo yaranyihanganiye mu mafuti yanjye kabisa. Ariko biranagaragara ko hari ukuntu wakubaganaga. Bitari cyane ariko byaje kuba cyane wenda, ariko ntabwo byari cyane. So yanyihanganiye muri ibyo bintu byose. Ikindi mubera umwana utari mwiza cyane, ariko we akamfata nk'umwana mwiza, akanyihanganira muri izo staff zose, agakomeza akambera umubyeyi. So I love him, ndamukunda
cyane njya numva ari indirimbo ivuga ngo ukwanga nzamwanga umwanga nanjye nzamwanga kandi umuntu wanga papa ajya amenya ko nanjye abanyanza nuvuga ngo nzamugwa inyuma kabisa yewe nawe ni impfamfe kabisa so I love him that's why izina ryewe rero naryize. Yego, hanyuma Trésor havukana n'abantu bangahe, iwanyu muri bangahe muri rusange? Famille yacu muri rusange twari abantu 9. Muri abo 9 umwe aza gutaha ariwe mama umbyara. Bari iwacu mu ijuru aho twese dusiganirwa kugera. Ubu dusigaye turi 8 rero. Ariko tuvuka turi abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Ego. Muri abo bana 4 rero harimo umwe wongereyemo abandi bantu 3 muri famille. Abantu 3 mvuga ubwo ni umugabo wa mushiki wanjye mukuru n'abana be 2. Ubwo urumva nibo bahita bamakinga 7 people plus our dad tugahita tuba 8. Ubwo nibazaga se abo bandi bavuye he? Tuvugana turi bano ubundi wa mbere n'umukobwa yitwa Muhoza Betty niwe w'umugore ufite abana 2 n'umugabo. Wa kabiri yitwa Trésor ni bande? Wa gatatu yitwa Ingabire Grace Zuzu. Wa kane yitwa Hirwa Mugisha Joshua. Bose ugenda ushyiraho Muhirwa. Yego, bose hariho Muhirwa. Hanyuma Trésor ukiri umwana ubundi ubuzima bwawe ukiri mutoya bwawe bumeze bute? Se wari umuhanzi n'ubundi hari umwana nabonye rwose uririmba wigana abantu cyane, nawe naho ngaho wari ukiri mutoya nakundaga kuririmba cyane cyangwa byaje ari ukukuze? Bivugwa ko naririmbaga, bivugwa ko nakundaga umuziki, bivugwa ko I was a music lover kabisa, ngo bashyiragamo indirimbo mu nzu nkahaguruka nkabyina, ariko nkubagana cyane kabisa, nkubagana, ariko nakundaga umuziki kuva nyiri umwana, nakundaga umuziki cyane kabisa. Yego, ku buryo ngo bashyiragamo indirimbo bakumva ndi kugongera nyiririmba kwa kundi utayize, ariko kumva umwana ari kugenda gutya ukumva nyine bimeze neza. Hanyuma hari indirimbo wenda wibuka wakoze ukiri umwana cyangwa nta ndirimbo yigeze ukora nyine byatangiye wakuze? Nyiri umwana rero ntago nibuka memories nyinshi, like most especially ziriya zo mu myaka 5 ingahe, nibuka nyine mu myaka 6 nizo flashbacks zijya nkurura zikaza, ariko mfite nk'imyaka 7 nibwo natangiye kuririmba muri Sunday school nyine muri korali, nkaririmba ndi imbere tukaririmba uturirimbo tuvuga ngo uwo yarirahiriye n'indahiro yati sizongera kurya ku mbuto y'umuzabibu n'umugeni nakunze. Those songs twaraziririmba tukakupita n'utudanse twagurya ukagaruka gutya wanasha byari show. Ariko icyo gihe sinaririmbaga, nari nariyumvamo ibintu byo kuririmba byari bitaraza, numvaga atari impano yanjye. Ariko nkabona abapapa baririmba, papa aririmbaga muri korali, ba Petit Frere be baririmbaga, nkabona baririmba kandi cyane nkabikunda kuko nakundaga kuririmba. Ba Chance, uriya Chance wa Ben uriya baririmbaga mu rusengero twabagamo, na Mima w'umucuranzi sinzi ko muzi bose twarabanye. Hanyuma nza kuvayo ngewe muri iyo myaka 7 rero 8 indirimbo warumbaje rero nibuka naririmbaga Sekila ngewe. Hari umu uncle bita Raphael niwe wanyandikiraga uturirimba Katuma, nifite yanjye cyane. Yanyandikira akaririmbo kamwe njya nibuka kavuga ngo dukore dushishikazwe n'imirimo y'abashobora mu Nyarwanda, dushishikazwe n'imirimo y'abashobora mu Nyarwanda, twebwe abasani tuzigwizana sana itundu tuzagwa mu ruzi rw'itikiziba nahinyanja ibintu nk'ibyo nyine. Urumva rero I was naririmbaga hip hop ivanze na R&B sometimes because nari mfite vocal nziza cyane nyiri umwana. Njye sinigeze ndirimba ku bakobwa ngo ndagukunda, ngo ntakubonye napfa, ngo naho ubundi nasara, ngo nawagusimbura, oya nguri mwiza, mwiza kandi Imana ariyo nziza. Nuvuga ngo ukuntu bimeze naririmbaga lifestyle y'abantu kandi nkabikunda bikaba byiza cyane pe. Yego, so ni nkako karirimbo. Hanyuma nabaye bahanzi noneho wagenderaga uko batuye n'ikitegererezo cyanjye, uyu niwe ndebera ibintu byose. Birasekeje, ariko icyo gihe hari abatipe bita ba diplomate, ba Riderman, ba Tough Gang, ziriya ndirimbo nyine zurumva ni kera, ariko n'ubu njya nzumva, n'ubu numva secular music kandi cyane pe cyane, kuko hari igihe umva secular music
ukumva harimo akantu nyine wahinduramo yego indirimbo akaba ikaba nziza harimo ariko n'ubutumwa ikigisha yego hanyuma noneho Trésor rero yavuye noneho gute gutangira uretse izo ndirimbo warimbaga za Sekira wazivuyemo ryari ukomeza ikindi gice ryari urumva urwo rusengero twabagamo rwa African rwabaga Kimisange twaje kuruvamo joining urusengero bita Inkuru Nziza ngeze mu Nkuru Nziza rero masanga korali y'abana bita Les Eris ni sinzi ko icyo gifaransa givuze neza Les Eris cyangwa Les Elis cyangwa Les Elis Gifaransa français compliqué sana none ejo ndi gutanga ubuhamya yego mama ari konsobanurira mvuga ngo akabari numva aravuze ngo kabari kibi ndamuhindukirana turi kuri stage ubwo tuti kaza mu tempo ya Yirubavu ati mama urambeshe nibaza abakristo bari barahanga akabari mu gifaransa ni kabari bose ngo nuko numbere nakunze cyane uzi gusobanura igifaransa ntacyo nzi wangu igifaransa ngewe cyanjye gikubiye mu cyongereza nzi yego icyongereza cyinshi nanabyirata nanabyemera so ngibyo turimuka iyo korali nyisangayo bahita bangira umuyobozi sinibuka niba nari president niba nari conducteur niba nari ubuze igifaransa mvuze conducteur nibyo wabikoze neza birikuza sinibuka poste nari mfite ariko nari umuyobozi yego hageze rero sinzi uko Sekira music yashize ko twese tutangira guhimba indirimbo nabo batipe bari barimo benshi cyane kabisa benshi bamwe nibuka n'amazina yabo twarimbanaga ubita Jonathan David Adolphe Nicolas Prosper ba Clemence ba Gloire na mama Pasteur ndamwibuka mama Pasteur Bosco ngo Bosco no mama Pasteur Claude yego narimbi bagiye ababyeyi banje n'ukuri bari so abo nibo bandeze mita ntangira kuririmba gospel rero utangirira aho ngaho muri korali y'abana se twa tudensi twose tujye tubona kuri stage nabwo aradukoraga icyo gihe cyane twateraga agakora twateraga turi kuva mu ntebe kavuga ngo Bibiliya ntwaro yanjye mfashwamo no gusenga Bibiliya ntwaro yanjye mfashwamo no gusenga Bibiliya ntwaro yanjye mfashwamo no gusenga niki cyatuma mahangayika ari ukuntu mwagateraga muri mu ntebe bajya kwakira mugahita muhaguruka njyewe rero nararambirwaga nkumva narambirwa guhaguruka mbanze nkubita utumuvuzi twanjye hariya tayari ngo ndute mu bantu kuba kera kabisa abantu twabanye mu rusengero barabizi I had vibes kuva nyiri umwana muto ya pe Trésor hari abantu bakunda gutekereza ko iyo Trésor hagiye kuri stage hari ibindi birabanza kunywa cyangwa se abanza gufata inyuma iyo ngiyo muri backstage akabona kujya kuri stage inyuma cyane kabisa birahari biba bihari se bifashe banabanje kurya umutsima n'akanyama n'udushyimbo nkwera n'amata nkunda amata cyane yego buri ibiryo nkunda cyane biri favorite ni umuceri ibishyimbo n'amata sometimes akenshi buri iyo ngiye kuri stage sinjyana akenshi mushiki wanjye tubana arabizi ku cyumweru sinjyana ubundi ku cyumweru mu gitondo sinshobora kubyuka ngo nk'icyayi nshobora kukinywa nagiye hano handi ndi umushyitsi banumiye nkanga kugira ariko buri gihe iyo nariye ndi kuri stage nkora uko nagomba gukora kuko biriya biryo biba biri mu nda birambangamiye ubundi ngewe ngiye kuri stage nkunda ngo nifatire amazi manini na ji y'inyange nkayinywa muri Uganda hari ikiji kinini cyabaga bita Minute Maid nicyo nanywaga ubundi nkajya kuri stage iyo nariye kabisa ambaraga mba mfite ariko iyo ntariye satani nawe arabyumva uwo munsi amenya icyabaye noneho ibyo bintu njya nifatira rero biba bihari ibyo nafashe ibyo wafashe hanyuma Trésor reka noneho twinjire mu buhamya neza utubwire se Trésor wari umaze kutubwira ukiri umwana n'ubundi wararirimbaga ariko se ubuhamya bwawe noneho bwa Trésor burahera hehe ubundi ubuhamya bwanjye buhera twimuka because nabaye muri iyo korali 2008 2009 2010 11 12 igeze at the end of it nibwo twimutse tujya Uganda tugeze Uganda rero niho navuga ngo testimony yanjye niho iri yego nageze Uganda rero
tujya muri church imwe tuvamo tujya mu yindi bita Goshen iza guhinduka iba Kingdom, nkomeza kuyobora abana nasanze mu kuririmba. Talent yanjye, impano yanjye babonye ko atari iy'abana. Icyo gihe nari mfite imyaka sinyivuga ariko yari mike cyane kabisa. Nyobora abantu bakuru including my dad. Papa naramuyoboye muri korali y'abana kabisa, kuko papa ni umuntu uri flexible. Icyo gihe yari pastor ariko abantu muri korali yacu tukajya amasorti akaduherekeza ma practice akazi, nkicara nkamubwira ati mzee ririmba gutya kandi wasanga waramwiyenzagaho cyane kuko abaguzi karimo yarazi kuririmba ntago nari kumubeshya. Yego, nuko icyo gihe ngewe urabona ibintu bigenda bihinduka. Kuririmba kwa kera siko kuririmba ku abantu bamaje kumenya music, baririmba ibintu biri musical, baririmba ibintu kabisa bifitemo ubuhanga. So icyo gihe I try to change uburyo baririmbaga, so bagombaga kumva nanjye nari narabimenya, ariko at least kuko ngiye kukubaza wari warabikuye numvaga indirimbo njye bundi nshobora kumva indirimbo ngahita menya ngo uretse n'ubu ngubu abantu wenda bagize ubumenyi bukeya ku muziki, ariko kuva na kera kose ngiye numvaga indirimbo ngahita menya gutya na gutya na gutya, ndabyaranje gutya na gutya na gutya, nkamenya ngo indirimbo irarimbwa gutya na gutya na gutya. So I had a talent kandi bagomba kumva bakayikurikiza. Yego, ndayoboye 2014 nibwo natangiye kuyobora iyo korali. Ariko ahantu twari twimukiye mpasanga inshuti baravuga ngo iyo ugiye buryasazi uzirya imbisi. Nkunda guca umugani iyo ngeze on that part. Hanyuma nkasanga inshuti zakinaga umukino bita pool table cyangwa BR. Ndawukunda cyane kandi icyo gihe nari mugufi cyane, nari mugufi pe. Twarareshyaga aya warasubaga nari mugufi ku buryo nyine bugaragarira amaso y'abantu, ku buryo najyaga gukina pool table BR raise. Yego, ujye uzibona. Yego, banshiriraga itafari amatafari nk'abiri kugira ngo ndeshye mbone gukina nyine. Yego, hejuru rero ndayikunda, barayinyigisha ndayimenya mu buryo buri professional. Ku myaka yawe mito, ku bugufi bwawe nari mfite imyaka donc kambaye range wenda kuva ku myaka 14 kugeza ku myaka 17. Tujye maho ngaho muri iyo range 2014 niyo myaka nari mfite. Kuko abantu imyaka uvuye kumbwira mu kanya nari mfite, twaganire nanje mu kanya ababwira imyaka mfite dati komeza uvuga aho ngaho kabisa, kuko ndagufatira aho ngaho nta kibazo. Bazi ko ndi mukuru, abandi bazi ko ndi muto, abandi bazi ko nyine abantu bafata uko umuntu wenda buriya njye avuga ngo umuntu amfata uko mbona. Yego, kuko nibyo byiza. Ariko impamvu tugufata gutyo ni ukubera ko uhora kuri stage. Umuntu uhora kuri stage cyane hari igihe umuntu amureba n'imyifatire yo ukabona kuko byagenda kose. Ya stage irakuze. Stage ubona ko ari mukuru. Agatuti no kano k'Imana. Bitari ibintu biri black. Yego, hakugira umugabo ukagira ijambo mu bagabo. Yego, ejo bundi nari ndi gutanga speech mu bantu, narebye abantu twari turi kumwe nabatse ni njyewe cyangwa bibeshye bikanshaka kabisa, ukabona abantu b'abagabo bari kukwakira bakubisa amashyi ateye ubwo impundu ziravuze, ati man no kurura kuza wa mana ni wewe wenyine ushobora kure cyane ukamwicazanya n'abantu. Yego, icyo gihe nari muto pe. Menya BR mu buryo buri professional, nangira kuyikina, dutangira gukora ama tournaments, dutangira gukora ibintu byinshi cyane nkabitsindira. Ndibuka nigize gutsindira tournament ya mbere natsindiye ari ihene. Ya quartier bapanze championnat bashyiraho gutsindira ihene, bandayitwaye nyiga BR umwaka wari utarashira. Ndakubona rero utaje n'ihene mu rugo. Ntabwo nakizirika icyo gihe bahitaga bayibagira aho ngaho tukayotsa. Okay, mu rugo. Yego, they didn't support Yego, such things kuko babonaga yuko nyine ndi kononeka. Yego, icyo gihe mama nta nama yakugiraga ati nyamuneka ava muri ibyo bintu, dore ntitwazenye na papa, abantu batazavuga ati abana barerwa na papa na mama hari ukuntu ibintu byose bipfa cyane. Mama buriya rero yari umumama utuje, utavuga cyane, abantu baramuzi. Yego, yavugaga yarakaye. Mama iyo yajyaga kunkubita yankubitaga bibiri. Wow, ntabwo mama yigeze ankubita inkoni gutya cyangwa ngo iyo yabaga adafite bibiri yankubitaga urushyi narwo rwa rundi rwagurike rw'ababyeyi. Yego, cyangwa igitabo. Mama yakundaga gufata ibitabo agasoma. Yego, cyangwa ari muri business yakundaga gucuruza ari kwandika ngo yitwa nafashe cya gitabo arakinkubise gutya yarakaye. So yari umuntu utavuga,
ariko akambwira dutuje nijoro ati mwana wanjye ibintu wagiyemo kweri wabiretse wagabanyije dore utangiye kubura mu repetition dore utangiye ni wowe uyoboye korali dore utangiye gusiba amashuri ngo ni byari ibintu urabona bizaba warasibaga ukareka kujya kwiga bakaza wenda bakabwira mama ati se ko umwana ataje kwiga byagenze maze nk'ibyumwana nka bitatu naje school ariko aho ngaho byari imbereho apana muri uwo mwaka yego turaza kubigeraho hanyuma rero nyuma turakomeza 2015 nibwo rero navuga ngo it was the start of the movie nasanze abajama rero aho niho byose niho ruzingiye abajama bari bafite business bakoraga zabo zo gucuruza ibintu magendu mu buryo butemewe n'amategeko ni byinshi bacuruzaga ariko ngewe I was involved in abapushayi abo ni abaki abantu bacuruza urumogi weed and then weed bivugitse neza kurusha urumogi urumogi ari ukuntu rugira izina ritameze neza no mu kinyamurenge bivugitse nabi ikimogi so rero nibagiye kubwira abantu by the way ndi umunyamurenge mvuka imurenge iwacu ni muri Byura muri Kongo abantu turazi mu bibogobogo twaravuye tuja muri Byura sinzi niba ndi kubikora neza ko sinavukiye ariko ndahakunda ni iwacu picture aho ku banyamurenge bose aho bari ndabakunda n'Imana irabakunda hanyuma arya naringeze warugeze muri 2015 wahuye nabo 2015 rero I was involved rero mu bapushayi abantu bacuruza ikimogi nari mbivuze mu kinyamurenge rero bangira inama arambwira ati rero twakorana business in this way nari umwana mutoya mugufi yego buriya sinareshyaga gutya naje navumbutse ejo bundi maze gukizwa maje ni nkako nabyita ariko nabaye muremure kera nka 2017 nibwo natangiye gusa nk'ushibuka buke ariko nari mugufi cyane barambwira ngo tuzajya tujyana ahantu mu masho udutwarire imari yacu kuko abana ntibajya babasaka kenshi umwana ahita yiciraho none in Uganda the security urabibona Uganda hari ukuntu nyine bitari sawa cyane and then bakazajya banyambika ijire bagiraga ijire banyambika indani imeze nk'isengere yego bakayifungira bene aha ku mpande barangiza bakagenda bashyiramo udupisi twa weed yego tuba tungana iki kaba ari gato nk'itaba urabona itaba ukuntu ringana ni nka kuriya riba ringana ariko hari zimwe bari ngufi izindi aba ari ndende ibintu nk'ibyo ngibyo twabaga ari dutoya utundi ari tureture habaga harimo pisi nk'ijana 100 yego icyo gihe twarazicuruzaga zigashira pisi nk'ijana kabisa zigashira rimwe tugatahana nka 20 ubundi 10 na zingahe yego hanyuma tubikora icyo gihe cyose rero ngiye baramendaga ko ndumwana no guhamerezaga imitwaro 10 y'amaganda ubwo byari 100 by'amaganda inga 30 y'ahana numvaga bihagije byabaga bihagije ayo mafaranga se yashyiraga mama wayakoreshaga ibindi wayakoreshaga iki ayo mafaranga rero amwe nayatwaraga ku ishuri umuntu ku ishuri abo twiganye barabizi twajyaga muri break kwa kundi mujya kuri kantine mugiye gushaka ibintu mugura byo kurya ahita ndangura kantine yose ayitwara muri classe nabagamo ubwo nigaga nko mu wa gatatu gutyo bibaza ahita ndangura nkayizana muri ishuri ngo pa kugeza ubwo directeur yavuze ati Trezor ntago azongera kugurira ibyo kurya muri kantine mujyamo umuntu ushya asohoke yego ajye kugurira hanze cyane yego nabanaga amafaranga menshi pe ariko amafaranga mama nawe namuhagaho sometimes namuhagaho kugira ngo nyina isukari se nkigabanuka amugabanyiriza isukari umuntu ejo nderanezera abwira umugabo ngo punguza isukari muze bari mu rusengero ngo batajya bamenya ibintu nyine avuga umwaka urashira turi gukorana izo staff zose hanyuma rero it was this one day naraje ari kwa gatandatu yego mvuye mu rugo ndagenda nyura muri gate hano twari turi ngiye muri practice nyura muri gate umwanya muto yo kugira ngo nyine mpere peace abajama bari nikomereze ngiye church sanga umujama bari gukina urusimbi rw'amakarita bari gucanga agezweho ari uri kubaya urabyumva se kubaya no smoking kwa kundi ari gucanga abura hashyira akantu ke kwa kundi abazagashyira ahita ambwira ninjye wari uri hafi yiwe yego ngo mfasha fata
kakaboro yego ndagafata mu bitekerezo byanjye rero I was like say these things mazemo iyi myaka yego ntari nasomaho harumva uko bimera ubu icyo gihe nari narakoresha ikiyobyabwenge na kimwe usibye rimwe nigize gusoma ku nzoga muri iyo period I was a good kid nari umwana mwiza pe nigize gusomaho ku nzoga bita ngo ni ambiance yo muri Uganda yo ntiba mu Rwanda pe nitwa two tumudusashi muri Uganda bagira ngo tuyoga twumudusashi narakaguraga ngiye ku ishuri pam agakanda rimwe muri classe se wahagira bakakubaza ko wanyoye ibiki nta muntu wakumvaga se barabyumvaga ariko se wabwira umuntu ngo wanyoye inzoga utamubonye ariko zinywa ubona ari na numa ataranasinda kuko ko ngako ntago kagusindisha kagufashaga just kuba uri attentive yego cyane hanyuma rero ese narigeze warugeza ku kayoga wanywaga kitwa ngo iki ko mwishashi nari mvuze ngo ntago nari narakoresha n'ibiyobyabwenge byinshi and then uwo mujama amayo ndatekereza ndatse let me try yego numva uko bimera wasanga hari ikintu cihishemo rero nateye abantu urwenya muri Zion ndabagira ngo yesu usanze ariho Imana yihishe tutabizi bazanga bibiri igitubeshye ndagerageza rero nakuriye umwotsi wa mbere mururu wa kabiri ndamusubiza arakurura aransubiza ndongera ndakurura ndamusubiza sinakuriye imyotsi myinshi pe yego ku bantu babizi bangoye weed imyotsi ya mbere uwa mbere umwoyo bitaratangira kunywa ibiyobyabwenge uragukubita ewan uri mu mahayi ayandi ari kuri level zo hejuru cyane so ngabasezera njya muri practice nkubwije ukuri nagiye mu muhanda ndi kubona ndi ku bouncing nambaye inkweto zisanzwe ariko nkumva bouncing mu birere ngenda nkumva ndi kuguruka ngerayo nakoresheje practice dusoje uretse n'abantu kubimbwira nanjye naravuze ati sindabona practice nkoresheje perfect nk'iyi ngiyi yego abona gatse uyu munsi byageze gute ko afite amakuraje menshi none I was like akaboro karimo ibanga c'est trésor ako kaboro yo wagafashe nago biba byumvikana nko ngaho wari ugiye muri practice nago abantu bigeze bumva nyine uko wakanyoye ku muntu uzi weed yabimenya ariko buriya weed ntago igira ifuke mbi nk'inzoga I'm pleased twebwe noneho abanyamurenge ntago bigeze bakora ibyo bintu cyane sibyo ko benshi barabikoze ariko nyine ni bake babizi I'm pleased nk'abana bavukiye ino bo ntabe wapi none nk'abo twari turi kumwe bo I'm pretty sure yuko nta muntu n'umwe wigeze menya ibyabaye ndaza kugera kuri story imbere uraza kubyumva yego ukuntu bitangaje rero maje ku experiencing uburyo ako kantu kameze gatanga vibe mpita mfata decision ndati aka kabora ahubwo umuntu ngiye kuzanya ngatamo buri performance ndebe mbere yuko njya gukoresha practice kuko ibi bintu birarenze yego mu gitondo ku cyumweru ese mbyukira muri ghetto icyo gihe ari kwa gatandatu ari kwa gatandatu bahita bakamba kuko ngiye ntibakwishyuzaga ari tubona icyo gihe nabwo sinzi impamvu ahubwo nari nzifite kuko nabaga nzifite mu rugo yego akenshi tangenda ndazifata tekereza nabanaga naratahaga mfite nka 30 mu nzu ntashobora gufata nimwe ngo kubera ko numvaga bitaraza numvaga ari ibintu bitari ibyanjye ibiyobyabwenge nakuze ninyi ikintu bita urumogi yego nakuze ninyi ikintu bita inzoga mana yanjye ntago nzi ko nabikubwira papa ni pasteur yego nakuze nsanga papa ari umutambyi so byari ibintu nyine nk'ikizira kabisa mu gitondo ndazinduka barakama ndagenda ku rusengero ndagatera maje kugatera ndakamara kabisa kamwe ngiye nyine ninjira church ubwo kangana iki kamwe kakangana nka gutya nk'urwo rutoki rwose nk'aka gatoki kose yego ariko karakoma cyane kakwiki wowe noneho wahita umanyuka nuko tugera muri church uwo munsi service y'uwo munsi my god sinzi uko ntiwayibagirwa ndayibuka se kuko byashiriraga aho ngaho wakoraga ibintu nyine utazi tu ni gute se ngo waririmbaga n'indirimbo z'Imana utanavangaga ahubwo icyo gihe iyo umuntu yasinze kwikontrola ku nzoga biragoye ariko ikintu nabonye kuri weed ahantu uri vibe urimo nizugumamo niba ari church ushobora gusoma bibiliya yose nkayirangiza mu munsi umwe ewa tayari ariko abantu nimujye kunywa urumogi kugira ngo musome bibiliya muyirangize yego so it was massive, it was marvelous. Abantu barishima bakanafashwa yari mbonye umuti bagafashwa abantu benshi barakijijwe muri icyo gihe ndati mbonye umuti buri munsi ndakomeza gutyo uko tugiye muri sorting account uko tugiye muri service account practice gutyo
ngeri igihe mba addicted ku buryo nageze kuri level yo kunywa stick 6 ku munsi. What? Abyuka mu gitondo nkayifata, saa sita nkayifata, ku mugoroba nkayifata, nijoro nkazifata ngiye kuryama. Bro, narazibaze zabaga ari 6. Ye baba we. Kandi none boro tuyishurira biba birenze. Icyo gihe nabwo wari uzifite mu rugo cyangwa waragendaga ukazifatira aho ngaho muri iyo ghetto? Nkazifatira aho ngaho muri ghetto. Niba kwishyuze n'ubundi? Mu rugo sinashaka no kubereka yuko mbirimo. Yego. Kuko hari n'amaniga yanjye icyo gihe baracomaga bamwe. Bamwe nkabereka yuko nta n'ibyo nsi tukajyana muri ghetto kugura. Yego. Bo bakagenda bakagura kugira ngo simbereke yuko ngewe. Kandi abo bantu muziranye ariko ukabereka ko nta n'ahantu muziranye. No, ibyo bintu birakomeje. Ubwo nibwo ndi gukina na biyari, haje umumere w'umunyarwanda yitwa Mama Rachel. Yego. Arankunda, yumva nyine ndi kuvuga ikinyarwanda ndi gukina biyari. Ambwira ati ngenda ndashaka kukubera manager. Ikinyarwanda se wakiganiraga nande? Habaga abanyarwanda. Uganda abanyarwanda benshi. Yego. Benshi cyane. None twe bwana twari dutuye bahitaga ngo ni mu kinyarwanda. Oh, kubera abanyarwanda benshi. Yego. Abanyarwanda. And then amati nagukunze, nje nago nuyi hano. Ayara atuye hano bita Naria. Ariko ndashaka kuzajya ngutwara amashampion. Umugore yarankwaga ari umusinzi, yarakijijwe ndi no kubivuga maybe baza mu kiganiro. Narashira umukobwa twaje gukundanaho. Yego. Ariko aza gukizwa nawe. Hanyuma arambwira ati nshaka ko tuzajya tujyana amashampion. Buriya nagiye mu ntara za Uganda bwa mbere ntagiye kuririmba cyangwa gutanga ubutumwa, ngiye gukina biyari. Uganda izo champion zari za biyari. Nari travelize kenshi ngiye gukina. Nanone babahaga za ya hene nanone. Inka hamwe habaga ari inka ubundi miliyoni zingahe z'amagande. Shanga bitsindira cyane. Nubwo natsindwa wamumera akamfata amafaranga yanjye akamemba. Yego. Ngataha. Cyo gihe ariko wayajyanaga no mu rugo. Mere namuhagaho. Mama namuhaga ku mafaranga yanjye yari menshi. Yego. N'aba sister twajyaga ku ishuri muri break. Yawa nta kibazo baga bafite. Ka sister kangurikira gatoya. Moto ijya ku ishuri. Donc kugenda ku ishuri n'amaguru. Kabizi buki. Wabaga wayishyuye. Nabaga namutegeye moto. Namutegeraga cyane. Hanyuma ashize igihe ndi muri za staff. Bamumere sinzi ukuntu yumvishe ndi kuririmba. Yego. Ase urumuririmbyi. Kandi umuririmbyi. Tukine deal rero. Mfite akabari. Yego. Kandi habamo karaoke. Ugiye kuzagiza kuririmba. Mfite kuzagiza kuririmba kabisa. Nizo banza twicirengera ati nta kibazo turavugana amafaranga. Azagenda nimugoroba nkaririmba. Rero ni ishuri ryatangiye kugenda ryanga kabisa. Waririmbaga size ndirimbo. Secular indirimbo z'isi kabisa z'aba Chameleone, z'abana n'izaba King Saha. Nageze igihe ntangira no kubekinga King Saha. Mba muri backup ye kabisa. Yego. Nigeze no gukora auditions za Chameleone, backup ya Chameleone. Yamukoreraga. Hanyuma se muri korali babifataga gute Trezor? Uri umuririmbyi uririmba. Nageze sizakomeza guhisha. Yego. Nderuje. Abantu bose barabimenye. Yego. Ariko nta numwe ushobora kumagarika. Batinyaga ko nibamagarika korali iri bubura umuntu. Ko ninjye wari kibamba urabyumva? Niwe wari umuyobozi ukomeye. Nta muntu waririmbaga mpari. Ukaririmba nubwo wakoze ibyo byose. Kubashyiriramo imiyaga naherezaga umwana utangira agakora akawashi bwatoya agahitamo microphone. Ahita nkora ibindi byose bisigaye. Nari ndenze ku buryo bahagarikaga abantu bose ariko ngewe ndibuka umunsi umwe twigize kujya mu kabari muri after party. Ni anniversaire y'umushuti wacu umwe na korali, bamwe muri korali abajama barakunuma mufite utugroupe muri korali. Yego. Aka groupe kacu kabagamo sister wanjye n'abandi bashuti banjye baragiye muri Canada, bamwe bari muri Amerika. Tujya mu kabari ahantu bita Pyramide. Bamenya amakuru ko twaraye mu kabari ariko hatari ibintu byo kunywa n'ibiki. Ubwo urumva ninjye wanywaga n'abandi bajama bake. Mu gitondo bahagarika babandi bose bagiye. Ngewe ndasigara. Ibaze. Bavuga ati niduhagarika Trezor nindi uzongera gukora. Bro nararyamaga bafite nka sorti bafite gusohokera hano. Yego. Naryama nkarinda ko banyinginga kugira ngo tugende muri sorti. Izo staff rero zose ziraba icyo gihe cyose imyaka yose nkora ndirimba mu kabari nkoresha ziriya staff zira kubwiye mawid n'ibiki inshuti mbi kujya mu bindi bintu byinshi cyane nabizi umuntu agiye muri ibyo bintu
abari no mu yandi manyanga nyine yanjye. Yego. Hanyuma rero it was this one day korali yacu yari ifite amasengesho ku musozi Prayer Mountain. Yego. Ari kuwa gatanu, batangiye kuwa gatanu bari bukomeze bakageza ku cyumweru. Yewe kuwa gatanu sinaje naraye kabari. Yego. Ndabanza ndaruka kugira ngo hangover ise nkigabanyuka. Buki. Hanyuma mbyuka nitegura njya kuri Prayer Mountain. Ngera ku musozi. Ngeze ku musozi abantu bazi Prayer Mountain ari ukuntu winjira kuri office iranga tanga ibyangombwa ugahita ukomeza ujya ku musozi gusenga. Ngikata gutya ndi kugenda numva ijwi ry'umugabo umpamagara amazina yanjye yombi. Yego. Trezor nguwe neza. I was like maybe there is somebody turirimbana muri worship team. Yego. Uri kumpamagara amazina yanjye yombi. Ndahindukira nsanga n'umugabo usa nabi pe. Usa nabi wambaye ibintu bimeze nabi pe. Wetse bag. Yego. Ya laptop bag ariko icitse. Hano gutya hejuru ndabyibuka sinze mbyibagirwa pe. Ambwira ati se twaganira. Narubahaga. Nubwo byose byabaga narubahaga, nari umuntu ufite discipline kabisa. Arambwira ati nta kibazo twaganira twicara mu byatsi byari biri aho ngaho. Tubaje kwicara mu byatsi arambwira ati maze imyaka 4 hano kuri uyu musozi. Ari wowe ntegereje. Bizakikubwira ibyo bintu wabitekereje. Narapingaga. Yenda umuntu wapingaga icyo gihe kabisa nakundaga Imana ariko nkumva ibintu ari kumbwira wapi nta kamaro. Yego. Bifite nyine. I was like yakine turi kumbesha papa mu mutima. Yego. Abo namusubiza. Imana yanyoreje ari wowe nje gushaka. Simvuga amagambo menshi. Imana yaramye ngo mubwira ngo nutava mu byo urimo. Yego. Nta muntu ukorera ubwami bubiri bakorera umwijima ngakorere n'umucyo. Nutava mu byo urimo ibyo uri gukora bihabanye n'ibyo Imana ishaka. Imana igiye hari urupfu rutunguranye rugiye kukubaho. Ambwira ibyo bintu rero ikintu bita urupfu numvaga ko ari ikintu gikomeye ngewe Imana ntago yahana umuntu nyica. Yego. Nkumva ntibibaho pe. Ntekereza nkumva nta n'umuntu Imana uziyishe kabisa yakoze ibyaha. Usibye babandi ubutaka bwamize nabande ni bake. Nkumva in real life nkumva ni ibintu bitabaho pe. Imana ntiyanyica kubera akantu kamwe gusa nafashe ngo ni weed ngo ibiki. Nono nuko nyine mbipinga gutyo nyine tu. Anje ambwiye Imana igiye kuguha ibimenyetso bibiri. Arabimbwira niba uzamenye yuko aya makuru ari Imana. Imana yamaye n'ibimenyetso nyine kugira ngo mbiguhereze ubone ko ari ibintu bizima nyine fatika. Nkomeza gupinga nyine. Ahubwo se ntiwatashye cyangwa ngo usange bagenzi bawe babwatuye umuntu mpuye nawe uyu munsi ibintu ari kumbwira. Nari ngiye kubasanga. Yego. Ahita ambwira ati ngenda nasoje nditahiye iwacu mu Rwanda nuko yambwiye. Ngo yambwiraga mu Kinyarwanda ntago ari mu Kiganda. Yego. Twaganiraga mu Kinyarwanda. Buriya mugabo yamwe yaravuze ngo Imana igiye kubwira ngikubwira mu rurimi wowe. Rwiwanyu urwo uri bwumveho neza. Iri kurota ari Imana iri kukwereka mu rurimi rwiwanyu. Arahindukira ati ariko ngira ubwoba mo buke. Ati uyu muntu ntanzi ibintu ndimo nabyazi abimenye gute. Yego. En plus avuze n'amazina yanjye yombi. Ndakatandagenda ngeze imbere. Cya kimenyetso cya mbere yambwiye kiba kirabaye. Kimwe mu bimenyetso ukiri kuri iyo Prayer Mountain. Nikata ntaranagera kuri bagenzi banjye tugiye gusenga. Yego. Kiba kirabaye ako kandi. Bwabwo bana nifite bitabwiye kuba nk'inshuro magana. Yego. Ndagenda asanga abandi bari gusengera mpita shaka umuyobozi w'amasengesho. Ati sengera. Dusenge mfite ubwoba niturangiza tubone gutaha. Turasenga ndabataramisha aho ngaho turende turataha ariko njye mfite ubwoba. Tugera mu rugo turitegura mu gitondo tujya mu rusengero mfata agapisi kanjye kwa kundi kawaida. Kwa rusanzwe bigenza. The previous day. Yego. Fata akantu kanye ndacomye kageze hagati numva batangiye gusenga. Yego. Atreka mbe ndetse maze igiye gusenga. Ubwo agafatiraga ngo bari batangiye gusenga mpita nibuka yuko ku rusengero nyuma kuri toilette none agafatiraga washrooms inyuma. Batangiye gusenga mpita nibuka kandi ngiye uri buze kuramisha. Yego. Mpita nkazimiriza gutya neza ndakabi ari umufuko uba hano. Yego. Ku bantu bambara amakoboyi. Kamwe gatoya. Yego. Nkabika hano. Niyo washyiramo igiceri muri kariya kaboro kigumamo ntago cyagwa kigumamo. Ariko iyo igihe cyageze nyine cy'Imana gukora cyaba ari ataka nako kantu byo nikari no kuvamo n'ibyari bishoboka. Ndangije mpita nifatira indimu nafataga indimu mpita nyisiga gutya
nkanayikanja bukeya indimu buriya nta n'ikintu wakumva warayigendanaga buri gihe haba ngo habaga wagira ngo satani nawe yari umukozi w'umuhanga yego umuswa nako ariko umuswa cyane ku rusengero habaga igiti cy'indimu tekereza igiti cy'indimu ngahita mfata n'ibibabi gutya by'indimu ndabikaraba ngatangira kuri stage hanyuma nahoraga n'abarango hari indimu nyinshi ati cyane kabisa atigiye nkunda indimu burya turaririmba turaramya turi guhimbaza turi kuririmba indirimbo ivuga ngo mani imbaraga zawe zirakomeye ya healing turasimbuka kwa kundi tujya dusimbuka kwa kundi dusimbutse ka kaboro ra hasi abakaragwa cyari ikimenyetso cya kabiri yambwiye ngo ibintu ujye ukoresha ugiye kugabura ibyo Imana yaguhaye bizagaragara mu ruhame rw'abantu ujye ubiha abakaragwa impita nibuka bya bindi bambwiye yego my godness hanyuma se trezo abo abantu bari bakazi se niho nakubwiriye cyagembere ndabandaza gusobanura yuko abenshi ntabwo ibyo biyobyabwenge babizi karatakaye ndunama ndagatora ngasubiza mu mufuka turakomeza turasiba kandi byibazaho bamwe babakazi abandi wapi ibiki ngo dusoze ndataha ngira ubwoba namaze umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane icyumweru kirashira umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane w'icyumweru cyari gikurikiyeho nta kiyobyabwenge na kimwe mfata kubera ubwoba sizo ngo nabonye kuri ka kabari ka wa mugore bavuze ngo hari bucket night mama Rashid hari bucket night ari icupa rya Jameson rishushanyije kuri poster yabo narebye iryo cupa rya Jameson inyota itise bugati sinarireka ewa mbandakase kuwa kane ndagenda muri iryo joro mitambwira Marashel ati wari waragiye ati ndamusobanuriye tayari ndikomereza ubuzima nakomeza muri izo staff zose icyo gihe cyose narabisubiyemo muri 2019 mu kwa kabiri sinjya mbyibagirwa tariki 14 turi kuririmba kuri Severant warabikurikiranye kuri Severant nakirijwe kuri Severant buriya ngiye yego Mana ni nziza kabisa turi kuririmba narangije session yanjye hari undi mukobwa uri kuririmba twaririmbanaga ndi kwinywera akantu kanjye pole pole babikubona abaririmbyi bose babibona ko arakantu bose barabibona oya ntago turi kuririmba gospel yari mu kabari turi kuririmba sekira yego ndi kwifatira akantu haza umugabo utebeje munini mugufi umuganda yego arambwira ngo nkumanyi ngo ndakuzi suzi hewe ambwira urusengero rw'umugabo bita ngo Elisha twajyaga kuririmbagamo ati nkuzi yuririmba atari ko mfite message yawe twavugana se tumuganire ngo ngwini inyuma ya stage gatoya nta kibazo ndakata inyuma njya kumwumva yego angira ngo nanice yari Imana iri kuntuma sinkuzi cyane pe atari ko Imana nakurebye ndakwibuka Imana itenumira ambwira ngo nze ngubwira ngo hari message yaguhaye ariko wanze kumva ariko wanze kumva tibyo yakubwiye simbiza ariko bigiye kuba yambwiye gutyo bro mpita nkuramo iniyazi nari nambaye ndacomokora fata glass yanyenyereza umuti parari kuri mixer sinjya mbyibagirwa ati komeza winywere ndambika iniyazi aho ngaho ndagenda sanga mama Rashel ahantu yari yiciranye n'abakire bagenzi be ndamusezera ndabati mami ukora mwitaga ndagiye dushobora kutazongera no kubonana sezera bari ati dushobora kutazongera kubonana mugira amahoro sezera abacuranzi dushobora kutazongera kubonana mugira amahoro yego hanyuma ndakata ndamanuka fata moto hanze kwa kuno mfashe moto Rashel yitaza afite amafaranga mu ntoki abarambwiye ngo ati wambariye basi karangiza uyu munsi ati no tuzabonana ubutaha amana y'amafaranga kubera ubwo banari mfite amafaranga narayanze ibihumbi 400 by'amagande ubwo ni 150 yana cyangwa 100 yego uryo fata moto ngera mu rugo abo nasanze mu rugo bari bicaye mu nzu mpita mbabwira ati rero reka mbabwira yewe nahindutse kandi ubuzima bwanjye bubaye bushyashya kubera ko nahoraga nirega mu rugo ntibabyumve bese bumva ari ibintu bisanzwe ndambwira ngo ngo ngenza zabimenya ngo kwa kuni kw'abagore nzabimenya ngo warahindutse ngo ibikorwa byawe nibyo bizabinyereka ati okay mukomeze mu bifate gutyo gusa ndagenda nduga ndibrosa kugira ngo wenda ifuke yari inzoga nankwe ishire ndagaruka muri salo turicaye aho twicaye tugiye gusenga mbaririmba indirimbo yambonye ivuga ngo benshi bari bazi ko nkiri wa wundi andi bari bazi ko ngikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yaminduye izina mirindirisha bakazajya baseka ndi kubabona nuko njya mu cyumba ndasenga mbwira Imana ati from today onwards sinzongera unkoreshe ibyo ushaka yego kuva icyo gihe muri iryo joro kugeza uyu munsi ubuzima bwanjye Imana yabwakiriye irabugenga amasezerano yose Imana yari yarambwiye ngo uzaririmba imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi uzaba umuntu ukomeye
byose biri kugenda bisohora byatangiye gusohora nkimara guhindukira icyo gihe nibwo byatangiye gusohora yego so this is the treasure you see now rejoicing dancing singing preaching since ko nabivuga ariko Imana yego Trésor birumvikana ubu ngubu warahindutse ariko abantu siko babibona hari ababona ko Trésor atahindutse ari ibintu biri aho ngaho bitewe na dance ukora hari kuri stage bakabona uragera hasi kabisa urava hejuru ugera hasi ibyo bintu iyo abantu bagutera amabuye gutyo ubyakira gute we don't serve people we serve God that's why ni wishinga abantu Bibiliya uzareba kenshi igihe Yesu yavugaga ntago yavugaga mu bwinshi bw'abantu yavugaga umuntu yego ni watuza akanwa kawe ni wizeza umutima wawe nugira gutya ntago abantu nimugira gutya Paulo yabivuzemo kenshi akagenda abwira umuntu umwe ku giti cye bangura urugendo turimo ntago ari urwo kwishinga undi abantu bavuge n'ubundi baravuze kuva kera na Kristo yaraje ubwo aje kwitangira baramwanga bamutera amabuye ari we yaje kwitangira so I don't care people baravuga uzarebe komanteri n'iki kiganiro uraza kureba komanteri zirimo nyinshi bamwe baraza kuvuga negatively abandi bavuge positively abandi bavuge ibintu biri aho nta wamenya uko abantu bateye ariko ngewe my purpose is to serve God to praise God to worship God nkamenye ko icyubahiro cy'Imana kizamutse nkamenye ko hari umuntu ukijijwe mu bantu ndi kubwira nitaye kuri negative side because there is negative side always is there negative side ntago izabona na rimwe abantu bazareka kujudginga sinarebye ako kaboko akaye iyo tatu bimeze wayishyizeho ryari nashyizeho 2017 kubera iki Trésor yari Yesu Kristo bundi nubwo naga muri amanyanga nibukaga ko ari Imana nashyizeho 2017 ivuga Yesu Kristo ni Yesu hano yambaye ikamba ry'amahwa yego iyi ni isura uri kuyibona uyu ni umusumari aya ni amaraso ari gutemba yego so this is the meaning of a Christian aho umwana w'umuntu yacunguriwe ubu nibwo buzima bwacu ku musaraba so nibyo rero abantu barajudge hari n'umuntu ushobora kubona tatuwaje ndi kuririmba yego and is like umuntu ufite tatuwaje ahubwo nzayongeresha guhera ngaha kugeza ngaha kugira ngo nkunda tatuwaje cyane ariko abantu bazavuga abantu baravuga n'ubu hari abantu bajya bamamagara bakambwira ati se koko waretse urumogi nejo ndi bari kumbwira ngo tukujyane tugupimishe barebe niba nta rusigayemo ngo iriya migeri ngo uri gutera ngo nagariye mu rusengero umugeri ejo ndi hari umumama watanze ubuhamya muri True Promises twarabutanze avuga ko yakize kubera uriya mugeri yari amaze ukwezi mu bitaro barabuze indwara ari buriya mugeri avuga ngo mana nudukiza tuzabyina nko uyu musore gukira arakira kubera umugeri urimo Yesu so abantu rero nzabyina nzaririmba nzakora ibishoboka byose nshoboye Bibiliya iravuga ngo dukorere Imana n'imbaraga zacu n'ubwenge bwacu bwose n'umutima wacu nose imbaraga nizi niba ngishobora gukubita umugeri nkamanuka hasi reka mbikore Bibiliya iravuga ngo mukorere Imana ngo mu gihe ngo cy'iminsi y'ubusore bwanyu ni iminsi mibi itaraza ubwo uzavuga uti ngo sinejejwe iminsi mibi buriya bavuga si ya tsunami cyangwa inzara cyangwa iki ni bano basaza baba mu rusengero hari igihe umusaza ubona arashaka kubyina ariko ntabyo ashoboye kuko iminsi mibi yamugezeho mu gihe rero ngiye nyibishoboye I have to do it so abantu bazavuga bavuge ariko abantu muzakomeze muvuge hanyuma Trésor dusoza ni iyihe nama wagira abantu noneho bakiri muri ibyo biyobyabwenge badashaka kubivamo bakiri muri ubwo bubata bubaboshye inama ndayigira abo bantu n'indangiza nongere nyigira ababyeyi abantu bakiri muri ubwo buzima hari indirimbo healing ivuga ngo ngaho muze mwese mudashidikanya mwiyumvira ibyiza by'umwami Yesu ngo mwe gukererwa umumusanganire ngo Yesu ateze amaboko arabakunda ngo nta muntu n'umwe Kristo adakunda urukundo Imana igukunda urukundo Imana inkunda twe twizeye rungana n'urukundo Imana ikunda umuntu uteze ku muhanda rungana n'urukundo Imana ikunda umuntu uri mu kabari wasinze ntago Imana idukunda urukundo rurenze kurusha abanyabyaha bariya twita batarizera Imana bizera Imana kandi nyangunda kubwira abantu ngo ntago umuntu azajya mu muriro kubera ibyaha no way umuntu azajya mu muriro kubera icyaha ntago ibyaha byacu byatuma kuko nanjye kuba nararetse inzoga iyo nzireka sinizera Imana
nta juru nari kuba mfite, ariko kuko naretse ibintu nari ndimo byose narangiza nkiyegura Imana nkabati Imana ndatuye n'akanwa kanjye nijeje umutima wanjye yuko umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, injira mu buzima bwanjye ubutegeke. Kuva icyo gihe Kristo yinjiye mu buzima bwanjye nibwo nahawe ijuru, nibwo ndi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Rero abantu bakiri hakurya Kristo arabakunda, yiteguye kubakira uko muri kose, waba uri umusinzi, waba uri umusambanyi, waba umeze gute. Kristo afite urukundo rungana n'urwo akunda uwo wamwizeye kuri ubu ngubu. Ngwino akwakira gutegera amaboko. Nimuze bene data, muze kwa Yesu hari ibyiringiro bizima bifite ubugingo. Kwa Yesu hari amahoro, kwa Yesu hari umunezero, kwa Yesu hari urukundo rutagira akagero. Njya ku babyeyi, ababyeyi mugire kwihangana kw'abana. Umwana niba yarakunaniye wagiriye inama ntugacogore, komeza umusengere upfukame, igihe kirahari. Umunsi umwe nanjye naratekerezaga nkabwira mama niwe wigize kunga, yambwira ati bizashoboka yuko ntawongera kugaruka, ariko ndashima Imana ko yatashye mu ijuru byarabaye. Saba ababyeyi, be patient with your kids, be patient with the children. Muzamenye uburyo mubavugisha, uburyo mubaganiriza. There is one day uzarejoicinga, ushima Imana uvuga ngo Mana warakoze kungarurira umwana. So twizere Imana, twizere na Yesu Kristo umwana wayo yatumye kugira ngo tuzajya mu ijuru. Amen. Trésor, reka tugushimire cyane. Urakoze cyane. Wakoze kutwitaba, wakoze kubana natwe, Imana igumugisha cyane. Kandi turabizi ko hari abantu buri gusubizamo intege. Inkuru yawe hari uko byagenda kose, hari umuntu izakura mu kintu imujyana ahandi hantu kandi heza. Yego, namwe mwese rero turabashimiye, twabanye mu kiganiro My Story My Testimony. Twizere ko mwumvise ibyo Trésor yatubwiye, twizere ko mwumvise inkuru ya Trésor, mwumvisa aho yavuye ubwo yakoreshaga ibiyobyabwenge. Ababyeyi bamugiriye inama zitandukanye, ariko ibyo byose ntibyabashije gukora, kugeza igihe Yesu wenyine wamukuye mu mwijima akamushyira mu mucyo, kandi mu mucyo agumyemo ari nabwo ari kugira abantu bose inama, babwira ati muze kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo aracyafite aracyateze ibiganza, agutegeye ibiganza wowe uri aho ngaho kiri mu mwijima, kandi adukunda kimwe nk'uko Trésor yatubwiye. Ababyeyi namwe arababwira ati nyamuneka mwihanganira abana, kandi abana uko byagenda kose bazabivamo. Iki kiganiro kinyuraho kuri TVO, ndetse wanakireba kuri TVO Rwanda kuri YouTube. Turabashimiye mwese twabanye, tuzongere kubonana ubutaha. Mwe kumwe nanjye Ange.